ukiri hariya hantu rero, iyo ukiri hariya hantu uba umeze nk'uriya mubyeyi ugishidikanya, ese njye mu rusengero, ese si ibisazi, ese byanga byakunda. Kubera iki? uba uri muri cya gihe cyo gushidikanya. Icyo gihe twakibayemo, twabaye mu gihe cyo kubona bitashoboka, twabaye mu gihe cyo kubona, ngira ngo muyobozi urabizi, harimo igihe ugeramo ukabona ndetse urimo uranapostinga ntagere n'ubona na post yawe. Ni ibintu bibaho, ibyo bihe tubihagararamo. Ariko ngo Elisa ngo agiye kugenda, abona igihe uwo mubyeyi ahagazemo abantu bamubonamo, kuko yarabajije, yaravuze ngo se twamugirira dute? Waba ufite umuntu ukuvuganira, waba utamufite? Imana uyu munsi wa none niba uyikorera, niba uyubaha, niba uyizera, uyu munsi wa none ukaba uhagaze mu kwizera, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Kandi si ibyo gusa, abadafite akazi, abantu bose bizera mu bitangaza, umwaka utaha, si turi gusoza umwaka, uyu munsi wa none mbifurije gusoza umwaka mu mahoro. Kandi isezerano ry'uyu munsi wa none Imana iduhaye, mutangire kugenda nk'abantu batwite, mutangire kugenda nk'abantu bafite isezerano, mutangire, mureke bene data tugende nk'abantu bafite isezerano, bafite icyo bavuganye n'Imana. Uriya mwaka tugiye kwinjiramo uzitware nk'umuntu ufite icyo yavuganye n'Imana. Haleluya! Imana rero ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze kubagura mu byo mukora byose, aho mugenda hose, imiryango yanyu, umuryango nyarwanda Imana ikomeze kuwagura, abari hanze y'igihugu, abari hirya no hino, Imana ikomeze kubagira neza. Ndabizi ubuzima ntabwo bworoshye, ndabizi biragoye, ndabizi uyu mubyeyi w'umushunemu ngira ngo yakiriye nuno, urebye uno muryango wakiriye Elisa, ntabwo ari uko bari bifite, nta nubwo ari uko batari ahubwo bemereye ubushake bw'Imana mu gihe cyabo. Nawe fata igihe cyawe, wemerere Imana, Imana ize kugusura, wemerere Imana mu buzima bwawe, wakire Imana mu mibereho yawe. Uko ugenda wemerere Imana iba ariyo iba iya mbere. Igihe cyawe cyose, dore igihe twagihaye abantu baracyangiza, igihe twagiye tugihereza inshuti zigitera umugeri, igihe twagiye tugifata tugira ibyo twizera, tugira ibindi twiringira, bitubera imfabusa. Wiringiye amafaranga, wiringiye ibyo byose wagiye ushyiramo icyizere cyawe. Ngira ngo uyu munsi wa none Imana niyo mpamvu uyu munsi wa none igarutse ku kibazo ufite, kibi kideni, kibi cye, ariko Imana ikigarutseho uyu munsi wa none igiye kugira neza. Imana igarutse ku kibazo ufite uyu munsi wa none, umwaka utaha ntabwo uzongera kukibona, kizabarwa nk'inkuru. Uyu munsi wa none tugiye kuzakira amashimwe kuri Application TV, tuvuga ngo bya bindi twavugaga, bya bindi twari dufite, ibyo twabonaga bitazoroha, bitazakunda, byarakunze, amashimwe azaba hari. Rero reka mbabwire, ibi tubivuga dushize amanga, kubera yuko ari aho Imana yadukuye, hari naho uyu munsi Imana itugejeje. Tuzagira igihe cy'ubuhamya, tuganire, tuvuge aho Imana idukuye, urebe umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, impamvu turi kuwukubwira. Rero uyu mwaka Imana iduhaye isezerano ry'uko umwaka utaha tuzaba dukikiye umwana w'umuhungu. Muyobozi, nta nubwo ari umwana w'umuhungu gusa, ahubwo tuzaba dufite n'ibigoma mbega igitangaza Imana igiye gukora. Kurikirana ikiganiro umugambi w'Imana ku bantu bayo, mugezwaho na Application TV. Application TV, menya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yes, muraho neza nshuti bandimwe bacu, Banyarwanda, Abanyarwandakazi mudukurikiye, turabashuhuje mwese. Dushimiye Imana itwemereye kugaruka hano, turashimira Imana ko turi bazima by'umwihariko, turashimira Imana ko bw'umugambi mwiza kuri twebwe, kuba ikiturinze tukaba tugihumeka. Ni amahirwe ageretse ku yandi, ni umugisha ukomeye cyane, ni imbabazi, ni ubuntu bwinshi kuba tukiriho. Inkuru zibika abandi natwe zakabaye zarabitswe kuri twebwe, ariko turi bazima, niyo mpamvu tubishimiye Imana. Tumaze iminsi rero tudakora, ariko ni ukubera twari duhugiye mu zindi mpamvu zigiye zitandukanye, twongeye twagarutse. Tubahaye ikaze rero kuri uyu munsi, kugira ngo muze tubane tuganire kuri uyu munsi wa none,
dufite amashimwe menshi, dufite ibyo kuvuga byinshi. Munyemerere mwese n'ubundi mbahereza ikaze kugira ngo tuganire kuri Supplication TV. Murabibona rero, ntago naje njyenyine, ndi kumwe n'umuvugabutumwa, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndi kumwe n'umuvugabutumwa mwiza muri tuguhaye ikaze kuri Supplication TV. Murakoze. Imana iguhereze umugisha, twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Reka nizere ko umeze neza, tugiye kwakira usuhuza abantu, hanyuma nurangiza unadusengere tuganire. Nta bintu byinshi, tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Turakwakiriye, Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Murakoze. Supplication TV, umuyobozi umukozi w'Imana Naomi. Ni by'agaciro kandi ni byiza kuba nanjye uyu munsi wa none nagiriwe umugisha, nkaba nagiriwe ubuntu bwo kuba naza kwifatanya namwe ku murimo w'Imana, tukabasha gukora icyo twahamagariwe. Ngira ngo ku bantu batari basanzwe banzi, nitwa Prophet Maniragaba Zaché. Ndanezerewe kubana namwe inshuti zacu, bavandimwe. Turanezerewe kubana namwe. Imana rero imuha umugisha kuba yabashije kunyakira akamikaze kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Yari yansabye rero kugira ngo dusenge mbere yuko dutangira kuganira ku ijambo ry'Imana. Turabanza tugasenga. Turagushimye Mana, ugira neza, uri Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'ubutabazi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ntabwo twari tuzi yuko uzabaho, ariko wabayeho. Uyu munsi ntabwo twari tuzi yuko twari kuzageraho, ariko twahagezemo. Turagushimiye rero ko waturinze, warinze abari kudukurikirana kuri Supplication TV, urinda umuyobozi wa Supplication TV, natwe uraturinda. Rero turakwakiriye kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, n'aba ari twe ijambo ryawe rigere kuri benshi, rihindure imitima ya benshi, kandi icyo ushaka kiba aricyo kiganza. Duheje gukora kose k'umwanzi, ahubwo haboneke gukora kwawe. Urakoze, turagushimira mu izina rya Kristo Yesu twizeye, amen. Murakoze. Yesu aguhe umugisha. Ubu ngubu turanyuzwe iyo tumaze kwiragiza Imana, ibintu byose biba bimaze kujya muri buryo. Ni karibu n'abandi tutatangiranye, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma Zaché, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze tunashimira Imana ko dushoje umwaka amahoro. Dusigaje iminsi mikeya, nka 11 cyangwa se 12. Turashimira Imana kubw'imirimo ikomeye yakoze mu buzima bwacu. Ntago buri muntu yabura icyo ashimira Imana. Mu by'ukuri inyemerera n'ubundi wowe twaganiriye kuri uyu munsi, mwakire ushima Imana nko mu bintu nka 2 kugira ngo twinjire mu kiganiro umugambi w'Imana ku bantu bayo muri uyu mwaka urimo gusoza. N'ubundi nicyo kintu kituzanye imbere ya byose, abantu badukurikiye nicyo kintu kituzanye, tuje kuganira ku mugambi w'Imana ku bantu bayo. Ariko munyemerere mbanze nakire umuvandimwe ashimira Imana, kuko dushobora gusoza umugambi w'Imana ni mugari, tukaza gusoza bimwe tubyibagiwe. Ariko reka nkwakire ubanze ushimira Imana ku bintu nka 2 cyangwa se 3 by'ingenzi urimo gutekereza hafi yagukoreye muri uyu mwaka. Wowe Zaché, usangije amashimwe abantu badukurikiye. Yesu aguhereze umugisha. Urakoze cyane umuyobozi. Umuntu afite byinshi byo gushima, dufite byinshi byo gushima, ariko ikiri kizima nyamukuru umuntu yashima Imana nuko abagihumeka. Buriya iyo urebye impande zitandukanye, ukareba uburyo imibereho imeze, uburyo abantu muri iyi minsi, ukareba uburyo muri rusange, biba byiza kuba ufite
ubuzima. Rero ndashimira Imana kuko mfite ubuzima. Imana irimo kugenda ihindura amateka ikaduha ubuzima. Ikindi ndi gushima Imana nuko nongeye kugera, nari narifuje kenshi kuba nazaganira namwe nka Supplication TV, ariko ndashima Imana yuko nabwo nabashije kuhagera. Ubwo urumva ndi muzima, nkanashimira Imana yuko noneho tugiye no kuganira ku ijambo, turi gukora umurimo w'Imana kandi Imana ikaba idushyigikiye. Imana rero niyo kwizerwa, iracyaturinze n'imiryango yacu, icy'agaciro rero, kandi ngira ngo namwe nuko. Yego, urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Turashimana nawe ko yagushoboje ukatugeraho. Rero tuganirire, twinjire nyirizina, tuganira umugambi w'Imana ku bantu bayo nta gutinda. Baba bafite amatsiko cyane. Zashe tutari twinjira mu ijambo nyamukuru risoza umwaka, ubundi iyo bavuze umugambi reka tugaruke ku kiganiro umugambi w'Imana ku bantu bayo. Turaza gusoma ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 8, ariko turaza kwibanda ku murongo wa 16. Uyu murongo wa 8 uravuga ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo Mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubira yitaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Ndashaka ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nibyo nshaka kugira ngo tuganireho, hanyuma twinjire mu mwaka mushya twitegura kubyara umwana w'umuhungu cyangwa se kwakira umwana w'umuhungu, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo dore umwana yatuvukiye. Dore ko turimo kwegera na Christmas, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, azitwa Imana ishobora byose, muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5, ngira ngo niko havuga aho ngaho. Ndashaka kugira ngo tuganireho muri makeya kuri iri jambo rivuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Urakoze cyane, Yesu aguhereze umugisha. Ni karibu. Banza urunguruke kuri kariya kantu ko kacyaka. Murakoze cyane. Ngira ngo uyu munsi wa none turi kuganira kuri ririya jambo, ese umwaka utaha witeguye kuzaba ukikiye? Imana irashaka ko uyu munsi wa none ivugana nawe iti ikaguha isezerano. Uyu munsi wa none hari umubyeyi Imana igiye kuvugana nawe. Uyu munsi wa none hari umugabo Imana igiye kuvugana nawe. Hari umwana, hari umusore, hari umukobwa Imana ivuganye nawe uyu munsi wa none. Umwaka utaha uzaba ukikiye igitangaza, uzaba ufite igitangaza. Nk'uko turi kwegera muri Christmas, nk'uko turi gusoza umwaka, ijambo riravuga ngo dore duhawe umwana, zitwa igitangaza, zaba ukomeye. Igitangaza Imana igiye gukorera umwaka utaha
kizaba ari igitangaza gitangaza benshi, kizaba ari igitangaza gikurura benshi, kizaguza n'abakomeye, uzicarana n'abakomeye. Elisa ngo amaze gutembera ahuye n'uwo mushunemukazi aramubwira ati dore urugendo mwakoze ni runini, ni byiza yuko mwabasha kuguma hano mukagumana natwe. Ndetse abaha icyumba cyo hejuru, abaho kuba, ariko muri kwa kujya neza kw'Imana, muri bwa bushake bw'Imana ku buzima bwacu, ngo yumva Mwuka Wera ari kumwongorera, aramubwira ati ariko se twebwe ko tugiye gukomeza urugendo, hari ikintu twabasha kugirira uyu mubyeyi? Ibyo byose uyu munsi wa none reka tuvuge kuri iri jambo. Birashoboka yuko kugira neza wagize neza, birashoboka yuko hari aho wari ugeze uyu munsi wa none, wari ugeze uri gukora umurimo w'Imana, birashoboka yuko witanze, birashoboka yuko hari naho byagaragaye yuko rwose wigomwe, hari byinshi waruzinze wabuze, byatumye uyu munsi wa none abantu bibaza bati se uriya muntu abayeho ate? Byatumye bareba bamenya ubugumba bwawe, byatumye bamenya ubukene bwawe, byatumye bamenya ubushomeri bwawe. Ariko ndakugira ngo nkubwire uyu munsi wa none hari icyo Imana ishaka kugukorera, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ese uyu munsi nka Supplication TV, uyu munsi nk'abantu dukurikiranye iri jambo, niki uri kubona kuri iri jambo, kuri iri sezerano Imana yahaye uyu mubyeyi? Umubyeyi uyu munsi none reka tumuveho, reka tujye kuri twebwe, ujye kuri wowe, aho wicaye, aho uri kugenda, waba uri mu modoka, waba uri mu ndege, waba uri hejuru, waba uri hasi, waba ukene, waba ukize, uyu munsi Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Irakubwiye ngo umwaka utaha, muyobozi, umwaka utaha tuzaba dufite amashimwe, umwaka utaha tuzaba dukikiye umwana w'umuhungu. Umubyeyi arabireba, aratekereza, aravuga ati ariko se aba bagabo buriya ntago bari kunyina ku mubyimba? Aba bagabo bamaze kurya, barariye, barahaze, bameze neza, mu bigaragara urabona aba bagabo bamaze gufata. Urumva we yaratekereje, aravuga ngo ariko se buriya aba bagabo bavuga iby'umwana, bavuga iby'iki? Ubwo bamaze kubabwira yuko ndi ingumba, bamaze kubabwira yuko nta mwana mfite, ubwo barabona yuko ibyo bintu rero biri bukunde. Ariko mwene data reka nkubwire, byaba bikunda byaba bidakunda, ariko isezerano ry'Uwiteka Imana uyu munsi wananirije ku buzima bwawe. Ndakubwiye ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu, uzaba ufite akazi, uzaba ufite umuryango, uzaba urushako rwawe ruzaba wamaze kurwicara. Umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite ibyo kurya. Hari ababa bafite gushidikanya, ariko uyu munsi wa none twaje kukubwira ngo washidikanya utashidikanya, ariko umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana, uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Kandi si ibyo gusa, haracyari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka imeze, nk'uko Supplication TV mwabigennye yuko hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none uyu mubyeyi urebe ikiganiro yagiranye n'Imana. Imana niyo yagiranye nawe ikiganiro, iramubwira ngo noneho si nk'uko abantu bari basanzwe bakubona, uko abantu bari basanzwe bagutekereza, n'uko bari basanzwe bakuzi, birahindutse. Ntago umwaka utaha uzongera kwitwa uko abantu bakwitaga, ntago umwaka utaha uzongera guhaguruka ngo ugende nk'uko wagendaga. Reka mbabwire Supplication TV, reka mbabwire abadukurikiranye, umwaka utaha wakora subscribe, wakora share, wakora ibyo wakora ibyo byose kugira ngo dushyigikire. Ariko icyo nkubwiye cyo wadushyigikira utadushyigikira, umwaka utaha igihe nk'iki ngiki twebwe twizeye Imana ishobora byose yuko tuzaba dukikiye igitangaza. Shalom, Imana ibaho umugisha. Tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha biva ku Uwiteka Imana. Muzagire umwaka mushya muhire kandi w'ibitangaza, no muzakire igitangaza Imana uyu munsi none ibasezeranije. Murakoze. Amen. Shalom.